tukuramutse tuje kukuramutsa wowe waturamukije mbere umbati umuco nyarwanda udacika tugacika intege udacika tugacika intege tukuramutse tuje kukuramutsa wowe waturamukije mbere tumbati umuco nyarwanda udacika tugacika intege udacika tugacika intege we muhinzi isukire nyimisango we mubumbyi boneza inganzo nawe mucuzi komera mu ruganda we mubaji boneza ibarizo we mubaji boneza ibarizo iminanga ndetse n'imishayayo imirisho n'imihamirizo ikinimba imigani n'amahamba sakwe sakwe ntizibagirane sakwe sakwe ntizibagirane abantu banjye narabwiye ngo ngiye kujya mbazanira impano zigiye zitandukanye. Wowe uri kuri YouTube cyane ukurikiye ikiganiro aho uri hose kwizi turaza kuza kureba muri comment turaza kuza kureba ikibazo uri buze gushaka kubaza waba uri mu Bubiligi waba uri muri Amerika waba uri muri France waba uri Kigali waba uri ahantu hose uri nzi neza ko ikiganiro urimo kugikurikirana. Uyu mutipe cyane we araza komeza turangira gake gake ngira ngo aho uri hose araza gukumbuza iwanyu araza gukumbuza indirimbo z'iwanyu araza kujya gukumbuza ibihe byahise akabone niyo waba uri muri stress z'akazi cyangwa mu bundi buzima hari igihe kiba kigeze kugira ngo wongere wibuke akaririmbo wongere kakwibutse ibyishimo cyane ko buriya indirimbo ni zimwe mu bintu byiza cyane kabisa bigufasha no kugabanya stress. Umugwanyi muvunyi Victor Blackman Humble Man reka hereze ikaze kari akantu karako kugira ngo mubanze mumenye umuntu uwo ari we ntabwo uyu ngundi buze kongera kumuvuga ngo ni runaka kuko we yabanje kubereka ibyo akora. Hari ukuntu umuntu ashobora kuba afite gitari ariko nanone akaba ari ku ifoto gusa ariko uyu nguyu yatangiye ari bikorwa. Reka mperi iburyo bwanjye iri kumwe n'umugabo cyane amwita Pastor Gashende ni umwe mu bantu bakora amafilime n'abacteurs beza ni umwe mu bantu bakora comedy ni umwe mu bantu byonyine no kumubona ari comedy umupapa wiyubashye n'umuntu gutya ngo ni Pastor Gashende akurya gato yaro umuntu ngo niba ari Gashende guza ibiki simbizi. Pastor Gashende yes uraho neza umeze neza cyane rwose wewe ntabwo ndi bugukoye kuko urabizi wewe ntabwo bamwita uyu mugabo bamwita Vuningoma David karame umeze neza cyane nizera ko n'abadukurikiye bameze neza cyane basinga hari ahantu kuko buriya ndabizi neza ko no muri comment baraza kuza kutubwira bati gutya na gutya wowe aho uri uze kuza kutubwira ese bimeze unanatwandikira indirimbo ushaka ko gucurangira ukumbuye. David yego watangiye gucuranga gitari ryari? maze imyaka numva kuva 2017 nayo ndi kuri gitari ncuranga. Byari byatangira kukugaburira ahubwo nibyo bingaburira niko kazi baza Gashende. Pastor Gashende yes umeze neza asa filime yawe imeze bitubundi filime zimeze neza cyane ubu twara abantu bakeneye kumenya mu Pastor Gashende ninde ese mu buzima busanzwe kukiyiswe Gashende ubundi amazina yawe nayahe wowe na Vuningoma muhuriye he reka kwanza icyo bibazo wanze Vuningoma rero urumva njye nitwa Nibishaka Vitali Elias Gashende rero ubusanzwe turakorana muri bijyanye no gucuranga abarizwa no muri Rebo y'Icyizere nawe buriya Icyizere ni hari Icyizere TV Rwanda hari n'Icyizere
bare n'ibindi bintu byinshi bikubiyemo byose. Uyu mugabo impamvu namutumiye nabonye numva azi gucuranga ndamukunda. Ntabwo rero ndibuze kuza kwibanda cyane umwanya reka uyu munsi tumuharire aducurangire umusana. Okay. Tukubita kandi uburyo munsi none ntabwo ari biri gukorera. Babarira uze nawe mu cyumba. Yewe wana cyangwa uri muri salo udukubite vibe. Bakubite vibe. Uyu munsi turi kuwa kane tugiye kwinjira muri weekend. Okay. Okay, ni very fresh cyane. Babarira umubita akantu. Kama turangiye indirimbo twese tuzi. Kandi wowe ukunda wumva nyine wiyumvamo fresh. Reka kumva amabwirwa wite kucyo nkubwira rero utaza nkozi isoni ari wowe nari mfite rubanda ntibakakoshe kubana biruta byose Imana nayo ikaruta imanzi ni wowe muvandimwe ni wowe niringiye ni wowe buzima bwanjye Imana yanyihere twese rubanda ntibakakoshe kubana biruta byose Imana nayo ikaruta imanzi ese kugiye kwigendera unsize njyenyine nk'abana b'incuke nzabafashwa nande rubanda ntibakakoshe kubana biruta byose Imana nayo ikaruta imanzi ese kugiye kwigendera unsize njyenyine nk'abana tubyaranye nzabafashwa nande rubanda ntibakakoshe kubana biruta byose Imana nayo ikaruta imanzi ubukene bw'amafaranga nawe budashavuza ariko uzajye wibuka ko Imana ari ibigena rubanda ntibakakoshe kubana biruta byose Imana nayo ikaruta imanzi dore iby'isi ntibishira uretse twe tubigaya nyamara ntitunamenya kwiga babayicaye rubanda ntibakakoshe kubana biruta byose Imana nayo ikaruta imanzi mubeze Imana yaremye hano ku isi nta n'umwe nakunze uretse wowe Leonia mubeze Imana yaremye hano ku isi nta n'umwe nakunze uretse wowe Leonia erega shenge ukuntu wanyakiriye nasanzura igitego mu mfura zose mubeze Imana yaremye hano ku isi nta n'umwe nakunze uretse wowe Leonia nzagukunda bigeze igihe rubanda ruhurura rugana ishyamba mubeze Imana yaremye hano ku isi nta n'umwe nakunze uretse wowe Leonia nzagukunda bigeze igihe inyenyeri z'ijuru zose zimanuka mubeze Imana yaremye hano ku isi nta n'umwe nakunze uretse wowe Leonia uzi ukuntu ifi ikunda amazi niko nanjye ngukunda yewe bwiza bwanjye mubeze Imana yaremye hano ku isi nta n'umwe nakunze uretse
ukora neza ukabishimirwa ntibigira uko bisa, gukora neza bituza umutima bikaduhesha imigisha. Habwa impundu, habwa impundu, habwa impundu shimirwe. Habwa impundu, habwa impundu, habwa impundu warakoze. Inyiturano yo kuri isi reka njye wiginyobera, ugakorera bose ibyiza nyuma bakaguhemukira. Habwa impundu, habwa impundu, habwa impundu shimirwe. Habwa impundu, habwa impundu, habwa impundu warakoze. Umukiza wacu Kristo aracyatubera urugero, nta rwango afitiye ab'isi yifuza ko bose bakira. Umukiza wacu Kristo aracyatubera urugero, nta rwango afitiye ab'isi yifuza ko bose bakira. Habwa impundu, habwa impundu, habwa impundu shimirwe. Habwa impundu, habwa impundu, habwa impundu warakoze. Gukora neza tubiharanire tuzabona ingororano, kandi nubwo zitabizaha mu isi duharanire iz'ijuru. Gukora neza tubiharanire tuzabona ingororano, kandi nubwo zitabizaha mu isi duharanire iz'ijuru. Habwa impundu, habwa impundu, habwa impundu shimirwe. Habwa impundu, habwa impundu, habwa impundu warakoze. Thank you. Murakoze. Tubanze tuguhe akanya gatoya, reka twongere twigarukire kuri Vuna Ingoma. Vuna Ingoma, wamaze igihe kingana iki wiga gitari? Buri munsi uriga, ubundi n'ubu ndacyayiga. Umuntu wese uzakubwira yuko gitari amasomo yatajya arangira. Yego, buri munsi uravumbura, ariko nibura uyiga amezi 6 kugira ngo ubashe kuba nibura uza amanota, uzi kugenda wimuka uva mu inota rimwe ujya mu rindi. Nge byamfasha amezi 6 kugira ngo uhure n'uyu mugabo mwahuye muti. Uyu nguyu twaje guhura, yaje gusangaho dutaramira turirimba mu Gisope. Ambonamo impano, niko gukorana kugeza kuri uyu munsi. Kuva nakumenya nakubonye wambara ibintu biri complete, nta nari murambara ibintu bitari complete na rimwe. Wakuriye hehe, wize he kuberi, ninde ukwambika, ninde urinde role model wawe yambaye? Ibyo ni ibibazo bitatu. Nambikwa n'abantu batandukanye, ariko ni ikipe y'abantu nka bagera mu 8. Ego, hari benshi amafashoni nkunda kwambara turuka muri bino bihugu by'abaturanyi. Agana hehe nyine? Kenshi muri Kenya. Urumva fati urugero kuri nambaye. Hari uvuze muri Kenya uranyibutsa abantu badukurikiye bari muri Kenya. Yego. Nahoze mbona bahereye kuri Rubanda, Rubanda kararyoshye. Habwa impundu ni sawa cyane. Habwa impundu umujyama ako conjo ari kubikora neza. Akoze cyane. Nairobi babyanditse. Okay, ndabashimiye nanjye. Yego.
akenshi nawe ugasanga hari ivuye muri Tanzania. Tanzania kuki ariko niyo naha mu Rwanda njya nambara made in Rwanda nabwo uzayibona gusa biri complete nyine usanga ari ibintu bihuye ko reka twigarukire kwa Pastor Gasheni. Yes. Episode ya nyuma iheruka kuri YouTube channel yawe ishyizeho ryari? Nashyizeho musibejo iriho. Ni umunsi arajya indi mu kanya saa 12 abirika. Ako se ubundi wadukoreye akantu gatoya wabonye motipe cyane batavuna ingoma. Yego. Motipe. Abonye wagira ngo yivirira rwose. Motipe cyane kabisubona bafite akazi. Ariko ndagushimira nane ko wabishimye iki ukuntu mbona nyine tu. Abandi bakunda kubimbaza benshi cyane. Bakunda kumbaza se kuko kunda kwambara imyenda itandukanye niyo tubona abantu bose bambara. Nawe bigarutseho rero gira ikintu ubwira abanyarwanda kuriya kabisa kuriya wawe wongere bakugarure ubwire abanyarwanda ikintu ubakureba nawe bareba babwiruti kabisa. Okay. Hi. Muraho neza. Nabandi bara. Ikindi nabwira mujye kuri channel yanjye yitwa Vuna Ingoma David TV. Murasangaho karanyuze nyinshi cyane abantu bakumbura indirimbo zo hambere murasangaho. Iyo indirimbo rucanze ni ngirira imbabazi ubwira abandi ko ntagarutse kwimara ishavu kuko ntakiniraga igikombe mugenzi nkubwira ikigeni mugenzi nkubwira ikigeni ubaye umvunyije nkavuna yumye ukungiye imvune nkavuna yanitse nkavugira naturiruka mvumbi neza mugenzi nkubwira ikigeni mugenzi nkubwira ikigeni wabaye aho ntari murwanirisha kutazindanuma hari umugabo hasi undi mugenzi nkubwira ikigeni mugenzi nkubwira ikigeni. Okay. Ndirimbo ikunze kubi cyane. Bavuga yuko abeza babyiruka mu myaka yose nyamara wowe hogoza n'ubu ntabwo uragahinyuka bituma nkurata nyamibwa igikundiro bituma nkurata nyamibwa igikundiro nagusanze mu birori maze mbona userutse neza nkunda utwambitse umunega maze ubwuzu bukadusaba bituma nkurata nyamibwa igikundiro bituma nkurata nyamibwa igikundiro
igikundiro wakunze ukuzi neza wenda ibyiza bihabye cyane uko matanye ingabire zigukundisha isi n'ijuru bituma nkuratanyamibwa igikundiro bituma nkuratanyamibwa igikundiro sanganwe ishema ryinshi mu masabukuru yose utwibutsa urugwiro rw'ibihe twabanye byose bituma nkuratanyamibwa igikundiro bituma nkuratanyamibwa igikundiro genda wambara ikamba kundi ukeshe bagenzi bawe wihakanye umuryango komeza ukunde kutwibuka bituma nkuratanyamibwa igikundiro bituma nkuratanyamibwa igikundiro itarenze 5 dusigaje cyangwa 10 usibye kuba wasubiramo indirimbo z'abandi ujya utekereza kuba warikodinga wowe ugasohora indirimbo zawe ndarikodinga ufite indirimbo zawe yego wanditse yego zasohotse cyane ufite n'amavideo yeah nyuma yaho nuhe muhanzi ubona ushobora gukorana nawe collabo nyuma yuko kuri abangaba bakoze kera indirimbo ure muhanzi ubona ukunda ukavuga ngo uyu muhanzi aramutse anyemereye niba akiriho agiye hati bakorana collabo hari abasaza babizi we nkuru nziza Francois uriya mutomboye twahita dukorana indirimbo iyo uvuze nkuru nziza Francois hari abantu batazi ngo ushobora kudukubita agace gatoya gusa k'indirimbo kugira ngo dukomezanye na Vital ubukene bw'akarande si isezerano umurage w'ubugwari ntugira igitabo uwaba muzima yakamirwa n'amaboko agatarama mu bandi bagahuza imihigo duture dutunge neza dutere imbere dutekereza imishinga yarimo igihugu ducibigwagwa rwose tuba inziramuze kuko kijyambere igomba gutsinda ikinegu divayi ya kinyarwanda n'insina ibyibushye ingandurarugo n'imbyiro y'abashishe nahinge ngabukungu na ku muntu ibyo twakoze ubwacu nisinzahera inyuma ibyo byose ni ikijyambere ibyo byose ni ikijyambere uyu muhungu ufite igihe kingana gute uyu muhungu umufite gute muramubona gute muraza kumarana igihe kingana iki muri rebo yawe rwose igihe cyo numva kubwanjye kubera n'ibintu arimo gukora numva twazakomezanya ariko bitewe nawe n'inshinga zafite ubwo birasaba kugira ngo turebe we ariko mu buryo ukuntu tubanye ntabona ari byiza ukuntu kontara twahanye zayongera nta kibazo kuko njyewe nibyo nifuza njyewe nibyo nshaka akenshi urabona ko arimo abikora neza tumaranye iminsi twaratangiranye mu cyizere nyine ariko hari umusaruro ndimo kubona niyo mpamvu ntamutakaza iyo umuntu akora neza rero ntabwo wamutakaza
hari ikindi kintu umuntu aba yibaza akavuga ati se hazamo imikoranire, hari ukuntu abahanzi cyangwa abandi bantu iyo bari muri rebo usanga bigira nabi ku kintu cyajyana na discipline n'iki. Abantu benshi muri iyi tuzi ko umuntu afite impano, abenshi bajya mu biyobyabwenge kugira ngo babe star cyangwa kugira ngo bashirike ubwoba kugira ngo bakore ibindi bintu batakora batidroze. Uyu we bimeze bite? Yes, aho ngabo nagiye mbagira cyane, ariko niyo mpamvu nayo nahisemo gukoresha ibi ngubi kuko nasanze iyo bintu atabijyamo tidoroga. Mbese nimba ari saa twahanye agiye ku kazi ku gihe, ari mu bantu ba mbere barimo batuma nagira stress mu kazi, niyo naharakora nta kibazo. Hari uvuze icyo kintu nibuka abana aho heruka hano wari wazanye no bita Faruku Dinyo. Makora Faruku Dinyo bana Faruku araho rwose marakora. Abagabo nabo basitse cyane abagabo basitse cyane no kubona nimubonye babona nabo basekeje. Uyu munsi uruhando rwa filime urabona bimeze bite? Urabona muri filime nyarwanda bihagaze gute? Ya muri filime urebye imbogamizi zo ntabwo ziya zibura, ariko ubu ngubu zimuzanye zigabanuka, kuko ubu ngubu nimba turimo dushyira kuri YouTube abantu bakurikirana ukabona uyishyizeho no munsi ukabona abantu ibihumbi bayirebye, nawe bumva nyine uri mu byishimo, bituma ubiguhanuza gukora yo gukomeza gukora cyane. YouTube icyo nayo gute? Ita Icyizere n'ubundi TV Rwanda bakaza kureba Pastor Gashende. Yes. Usibye kuba bakorana nkuru nziza, ngira ngo François wavugaga, hari undi musaza nabonye ndanamushimira cyane, ndetse ubona yuko arakerekeza amaso mu bahanzi nyarwanda, yaba bamaze igihe kinini cyangwa ndetse n'abakirizamuka, ariko ubona barimo umusaza mvuga bamwita Makanyaga Abdul. Ni ikihe kintu wavuga kuri Makanyaga Abdul? Umurejande yubahwe cyane ahubwo. Makanyaga yubahwe. Uriya musaza n'umusirimu. Hari indirimbo ya Makanyaga Abdul bajyaga benshi abantu bajyaga bakunda. Burya bagenzi urukundo n'indwara. Okay. Arazifite. Ntaza kuza kugukotoza. Wowe uraza kumbwira uti indirimbo ndayumva neza, cyangwa indirimbo wumva mu gihe cy'iminota mike n'ubundi turimo turasoza. Hashize iminsi umutima wanjye udatera neza, ntekereza uwo nikundira, nagerageje umuntu yumva ukamwibutsa kwihangana, ntabura ikintu na kimwe cyane bagiza. Burya bagenzi urukundo ni indwara, kandi itavuwe yakwica nk'izindi zose. Uzagukundana uzajya umufatanye gake gake. Aha, mutuma abantu mutuma abandi baza kumbwira ko ni wabo bamuze, namaze isaha nibaza byinshi, sinababwira ukuntu numvaga merewe. Burya bagenzi urukundo ni indwara, kandi itavuwe yakwica izindi zose. Uzagukundana uzajya umukunda. Umushyitsi mu nda umutwe urameneka, sigara ngenda nk'uwarwaye pararize. Icyo mfashe cyose ngira ngo ntamire, namutekereza kikancika nkakimena. Burya bagenzi urukundo ni indwara, kandi itavuwe yakwica nk'izindi zose. Uzagukundana uzajya umukunda. Njya kwa muganga mubwiye ibyanjye, ambwira yuko indwara yanjye atayinkiza. Amafeneriga na sipirini, ubwo ndataha mbura na kimwe by'amarira. Burya bagenzi urukundo ni indwara, kandi itavuwe yakwica nk'izindi zose. Uzagukundana uzajya umukunda.
njya mu bavuzi ba kinyarwanda bambwira yuko narwaye bigatura bampa incuncu n'umuravumba ubwo ndataha mbura na kimwe by'amarira burya abagenzi urukundo ni indwara kandi itavuwe yakwica nk'izindi zose uzagukunda nawe uzajya umukunda. Nafashe akabando njya ku muhanda mpatega tagisi ngeze iwabo ndamubona duhuje amaso araturika ararira angwa mu gituza mpita menya icyatekereje burya abagenzi urukundo ni indwara kandi itavuwe yakwica nk'izindi zose uzagukunda nawe uzajya umukunda uzagukunda nawe uzajya umukunda uzagukunda nawe uzajya umukunda. Byiza cyane kandi nk'uko nababwiye twabataramiye byari byiza cyane. Uyu munsi umutipe namukoresheje kabisa kuko nibyo afite gitari ntago yari ifoto kugira ngo basi nawe ahantu uri niba uri no muri ranchi ugira ngo basi ufate karanchi urimo kureba n'uturirimbo uvuga uti kabisa ejo nzaba ndi kwa gatanu ewana nzagira gutya kwa gatanu uyu mugabo muzamusanga mu Cyizere bare nani Nyamirambo rero anakunda kwicurangira ndi kumwe na bosi ahangaha afite rebo impamvu rugitaraza ubu nibikiri banga ko ikitwa mudasobwa na accessoire byose bisanga muri La Paix Technology Limited. Aha ni usanga imashini nziza za Dell, Lenovo, HP, MacBook n'izindi zigezweho zibe laptop cyangwa desktop kandi zifite karite ya mbere. Twagufasha kandi gukora office yawe, twaguha imashini igufasha mu kazi cyangwa mu masomo dore ko turi no kuri promotion izamara amezi 3 yose. Dutanga amahugurwa mu bijyanye na computer, dukora shipping mu bihugu nk'Ubushinwa ndetse na Dubai, tukanakora amasoko kuba byifuza haba nanjye nakora YouTube channel yanjye abantu turahura. Noneho iyo mbonye rero umuntu ufite impano nk'uyu biranshimisha cyane banumva ibintu byose nabimukorera. Ku munota wa nyuma tubwiye ko uwakoze indirimbo ducurangiye indirimbo yawe imwe n'abantu bamenye yuko utaririmba indirimbo z'abandi ahubwo ari indirimbo yawe hanyuma ari nayo dusorezaho ubundi tunashimira abantu tuba twabanye kuva ikiganiro kigitangira kugeza ubu ngubu ariko ducurangira indirimbo yawe wananditse mbanze numve n'imyandikire yawe mbanze mvuge ni kweri ndi kumwe n'umuhanzi sindi kumwe n'umucuranzi ari ukuntu umuntu aba ari umucuranzi da nyuma ubwo muraza kwisanga kuri channel yitwa Vuningoma David TV yitwa mu mujyi yongeye kubacurangira yitwa mu mujyi yego ndikanze kandi turi Kigali n'ubu turacyari mu mujyi tuburimo mwana wa mama uvuye mu cyaro nizere kujuza ikikuzanye ino hariho byinshi ugiye kwibonera bigushitura utazi iyo bijya wowe uzitonda ubanze gushishoza utazibuka ibitereko wamaze gusesa sesa. Aha turi harashashagirana nukuri rwose hateye amabengeza uzamenye ko abahubatse bose atari ko bavukiye ino nzashimishwa no kukubona nawe uri mu bigufitiye inyungu kandi uzitonda ubanze gushishoza utazibuka ibitereko wamaze gusesa sesa. Nkunze cyane wari urimo ugira inama umuntu uvuye mu cyaro ugeze i Kigali umubwira nyamara aha hantu uzitonde utazibuka gutereka ibitereko wamaze gusesa. Harimo Ikinyarwanda kiremereye
ngayo nguko bamwita Vuningoma no mutipe cyane David ku mu ruhande rw'ibumoso yambaye imyenda y'imituku yambaye nabyita nk'amabubu no mutipe cyane yaza tubwira amateka yatubwiye ko style yiwe no mutipe cyane uramubona cyane na dread zigera mu gituza ni Chanete igera kunda na gitari no mutipe ukunda kwisekera no munyamahoro arangwa no kuba yiturije avuga makeya no mutipe uturanga nkuko mwabibonye afite indirimbo zirega nk'ibihumbi 2 mu mutwe kuko indirimbo twagiye tumusaba twagiye tumucalenginga tukumva indirimbo arezi kandi akayiririmba neza akanayiririmba ibitera byose nashiremo kuvuga ngo basara kukasakasa karasi iburyo bwacu turi kumwe no bita Pastor Gashende nawe numwe mu bantu bactinga byonyine akorana na nani n'amakomedi n'umukomediye ariko byonyine no kumubona arasekeje ni umuntu yo muganira ewana yikundira ibintu by'impano kabisa naho hari afite abana bakina amafilime yewe ndetse n'abaririmbyi nk'uyu nguyu rero ni byiza cyane nababwiye ko n'ubu tujye kujya twibanda ku mpano reka tuzongere dusubire ku munsi wa kabiri w'icyumweru gitaha ariko mbere yuko ndibuze kuza kubasezera mbanze n'abashimire cyane yuko twabanye twatangiranye nagiye mbona comment zanyu nagiye mbona message nagiye mbona calls zanyu mbere yuko turi buze kuhava uyu mutipe ni umuhanzi ariko kugira ngo twemere ko ari umuhanzi koko reka twumve neza ubuhanga bwe twumve ibyo ari byo nashaka kana turirimbiraho kajyanye no kuba uyu munsi twamukubita kapera turi mu kiganiro step up impano n'ubuhanga shaka akantu gakubita gatoya uducurangire abantu bumve step up niki n'umuntu ukiriho ayumve amenye n'umuntu turi kumwe yumve ibyo ari byo gushakisha ubuzima kwizeye Goodrich TV Goodrich TV step up impano n'ubuhanga step up impano n'ubuhanga nahandi wagisanga ni kuri Goodrich TV impano n'ubuhanga ngayo nguko umutipe cyane ifite za style zabo z'abantu bakera anje kuncangamo akantu k'akamero kavuga ati Goodrich TV akandi karaza kukanyebekamo gutya ariko thank you so much akoze cyane kwitabira ikiganiro step up impano ndetse n'ubuhanga bamwita David Vuningoma ndetse ahandi hantu tukaba twari turi kumwe na Pastor Gashende yes izere ko n'ubutani tuguhamagara ni welcome uzagaruke mu kiganiro kandi bizaba ari ibintu byiza cyane kabisa nizere ko amaze kuba mu rugo kandi nanishimiye n'ukuntu mwanya wanyu mwaduhaye rwose byari ibintu byiza cyane n'ubu ngubu urabona baracyahamagara ariko igihe cyamaze kutugendana ikindi mbibutse yuko mu kanya gatoya hari ibindi biganiro byiza cyane bigiye gukurikira ubabwira ngo Goodrich TV usanga ari ibiganiro akenshi bijyanye ndetse na ubuzima ewana ubuhanga ubucukumbuzi ibintu byinshi bigiye bitandukanye abantu bakunda agafilime ka Saiga mu kanya nimugoroba karaza kuba gari wambwira gute ko ushobora guhindura shene ukava kuri Goodrich TV ugasanga ibyiza byose byagucitse reka gitongere duhure mu cyumweru gitaha n'umuhungu wanyu Muvunyi Victor Blackman Humble Man reka none nashimiye cyane Mr Romantic kuri tekinike twabanye guhera ikiganiro gitangiye kugeza ubu ngubu dusoje tunashimire cyane Sam nyuma ya kamera ndetse n'abandi benshi ndetse nawe wagiye udukurikira yabo wahamagaye ndetse n'uwanditse turabakunda cyane bye bye yes